Yes right, mugarukanye na Jacob Benoni mu ndirimbo ya Teresa Tenges no zishinwa yiswe waje zahuni bivuga ngo ni wowe nitaho gusa let's start together 现在我们开始我们的翻译 let's start our translation together ati iyo tutaza guhura ubu nari kuba ndehe koko ese ubuzima bwanjye bwari kumeze gute ese ubuzima bwanjye bwari gukunda wenda hari nari guhura n'undi muntu niberaho mu buzima busanzwe sinzi niba nari kuba naragize urukundo ruryohereye nk'ubuki uko ibihe bihita nita kuri wowe gusa ni ukuri nsigaye nikundira impumuro yawe ese ni ryari twaba n'umukunzi mu buzima bwacu ubu nanjye mfite gahunda yo kurwana mu buzima bwanjye none rero ndakwinginze mukundwa umbabarire ntumbabaze ubwire kukureka kubera yuko ari we muntu wenyine mu buzima bigeze gukunda aka karirimbo ndakabatuye mwese munteze amatwi ndetse n'abatahwema kumuzaho umutima yes yakomeje agira ati umunsi uzansiga ukandeka n'ukuri kuri nzaba ntakaye kandi nzaba ntakaye mu icuraburindi sinkeneye kunsezeranya ndashaka kwibanira nawe gusa ntabwo nabaho gusa n'agace gato kwibutsa mu bwonko uko ibihe bihita baritekereza wowe gusa nsigaye nikundira impumuro yawe ni hehe twabona umukunzi mu buzima bityo rero nanjye uwo nakunze ngiye kumugurana ubuzima bwanjye none rero ndagusabye ntusabe kukureka kubera yuko ari weho mu buzima bwanjye numvise narakunze ati uko ibihe bigenda n'ibindi bikaza nikundira weho gusa nsigaye numva narikundiye impumuro yawe ese nihe twabona urukundo aho wabona umukunzi none nanjye kuko umukunzi nabona ati ngiye kuzamugurana ubuzima bwanjye bwose none ndakwinginze ntusabe kukureka kubera ko ari we muntu nakunze muri iyi si y'Imana kakaririmbo bantu mukundana kagakwiye kuryohera amatwi yanyu ndetse gashimishe n'abakunzi ba Jacob Benoni muri uyu mwanya ndakabasabiye ngo kabashimishe okay ciao ciao see you again 再见